ikinamico. Abumva Radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba twabahitiyemo umukino witwa Amaraso ya Muntu. Muri uyu mukino Katabiyora ati: "Mukobwa nkunda ngiye kwiga mu mahanga uzantegereze. Nta wundi niwe tuzabana." Umukobwa ati: "Ntacyo bitwaye nzagutegereza. Uwawe najya handi ujye ubaza umutungo asize ntugategereze umutima ajyanye." Nababaye cyane kuko rwose unshitse twakundanaga. Umva rero Cyizere, uzi ko twuzuye bihagije nanubu kandi bigikomeza. Uzi ko ntacyo wamburana, nako mu magambo make ndowa ukaba uwanjye Rwose. none rero icyo ngiye kukubwira ntikikwabaze, nakugerageza kubyihanganira. Ayiwe ko nayo ubwoba niki? Nagutindiye ndakumenyesha ko nabonye ishuri mu mahanga. Mu mahanga yagana he? Nzajya mu Bubiligi. Uzamara imyaka ingahe? Si myinshi nini gusa. Yego mani hora we. Ine yose. Uretse ko nshobora nyine kwiyongeza nyuma. Yewe bizaterwa nuko bizaba bimeze nyine. Ibyo ubukwe bwacu bikagenda bite? Ayo. Ko nuko bihagaze. Yewe mbaba. Cicika. None se byagenda bite? Ko nzaba Ntibishoboka naragiye. nyine, ntibishoboka. Mana yanjye we. Uyu mwana ntwitakaza wande. Uwo mwana utwita kaza wa Katabirora. Nuwanjye rwose ndabizi kandi ndemera niko sa ryanjye. Ko byose ari nyirabayazana. Rekeraho. Cyakora cyo kandi nanjye sigiye ngusaba imbabazi. Tata we. Uretse ko mvaga nta kibazo giharita. Cyo kugenda ntabwo nigeze mbitekereza rwose. Ubwo uzatwita nyine ubyare. Hanyuma uriri. Ni koko nyine. Naho ubwira se nguki? Ntacyo koko. Nimuzantegereza aho nzazira dushyingirwa. Nyuma y'imyaka ine. Yego birababaje kuko bazakuvuga kandi uri wenyine birumvikana ko bitoroshye, ariko isi niko imeze. No kwihambira da. Bya byose ariko nawe urumva ko iryo shuri nari ntomboye ntashobora kugitesha niyo byagenda bite. Mbega ngo ndarita. Mana yanjye we. Umunsi umwe nkozaho koko. Yego ndabona nta nine. Ntacyo bitwaye da. Nakubujije kurya ubukwe. Umura rwose ntacyo bitwaye. None dore ibyo nkoreye koko. Mana nyir'ijuru rwose umpoye. Ariko nawe ndakurenganya. Ikibazo ahubwo ga nuko utarabona akazi nibura ngo uzashobora kwirwanaho. Hanyuma wakabimenya. Oya nzagerageza kugira icyo nkohereza. Erega nanjye nagenda nagira buriya ngiye mbabaye. Abesigaho de. Atari wowe se ubundi koko. Umbuza kwikomereza amashuri ngo ntiwakwihanganira igihe nzarangiriza. Dore ibyo nkoreye. Hanyuma se imyaka ine noneho ninjye uzakushobora kwitegereza koko. Niba utagezeho ngo wifatire undi. Ngo mfate undi. Umutima urambwira ngo ubu byawe nanjye birarangiye. Abajya bagakomeza imigambi bajyanye n'imbarwa. Ubuse rwose nkuraye ntekizere. Ntago nkwemera. Wowe nyizera gusa nkuko bisanzwe. Nzagenda rero ntekereza ngaruka ari wowe nsanga. Gira uti tubyaranya bo. Naho reka ibyo ndimanganya. Ariko kwitagira ikizere kize. Ko murasetsa koko. Harya mwasanze abagore ari bo bagomba kwihanganira ibibi byose no kubabara ku buryo bwose. Kuki sawa utihanganiye ko niga ngo ndangize none ukaba untaya? Kuki kikunaniye utakuyumvisha ko nanjye cyananira? Turi abantu twembese. Ariko murasetsa. Kize. Urumva? Ninguhemukira. Ninguhemukira igihango cyawe kizanyica. Nicyo gituma utagomba kugira icyo kinisha gukora ku mwana wanjye. Urumva? Igendere. Gendera nziritse ku katsi. Ariko se nkuzize ku katsi uragira ngo ndeke kwiga se? Mbega ngo urandya wakanyagoga. Katabira n'ukuntu twuzuye koko. None se kwiga se ni icyaha? Uremeye kuko ntaye mukangana. Bizadufasha se? Kose ndiga nkarangiza amashuri. Nukunziza ubukene twakundanaga.
nanjye kandi nkaba ntamwanga cyane uretse ko ntanamukunda bya byose ariko ndabona bishobora kutuviramo mu bana cyizere kandi nabo barantegereje ndetse ari hafi kubyara niba atarabyaye gusa mbikitse ntera icyakora yamahitamo yaje nyine n'ibyo icyo nzi gusa nuko kutarongora nyarwanda ari kwirangaraho bikomeye icyambere yarize turashigaje umwaka umwe ngo arangize kaminuza ikindi ngo aturuka mu muryango udasanzwe ubwo yarangiza umwaka utaha nanjye nshigaje ibiri mu gihe nkiga wakabakora yinjiza amafaranga y'amabiri twajya gutaha tukajya icyo dutanye kigaragara nyamara ndumva ibingibi ntawe bimuhaye yego si mwiza nka cyizere ariko sinamubi cyane da ubundi ngo nta mubi wisize ubwo nyine umwe afite ubwiza undi afite amafaranga eka ndamurongo ruzishakire cyizere ajya n'ibyizere bye ubundi ngo nikiraza amasinde rero ngo afite amashuri 5 yisumbuye ara ubu kaminuza nigezweho ndabona ahubwo nyarwanda hasesekaye rekazi turabirangiza hangaha asike ndamwemera maze ndebe bibuko byakabaye Biriwe sheri amakuru rako ntuzuyumbi kamera sheri bite byabise ni meza amakuru yanjye ni meza anga nawe ufite akabaraza ufatira hako kakeza hano ni heza da mpuzane sagatebe cyangwa twigire mu nzu reka twigire mu nzu sanse ariho niho wumbukunze ndumva ariho twamererwa neza kurushaho harimo n'akazi k'ikeza ndabugira da zigamaye ndarenze no kugusezeraho wiki kugusezera musezero sijya hiye ndashaka kwimuka ngatura kure yawe nibura byafasha kutagumya kubonana nawe ngwiki urifuza iri gitangaza urifuza igituma rero tutabonana rwose iyo mpamvu se ndayimenyara none se ko ngukunda kubona kandi nkarushaho wakomeje mbara zahagararira hehe kure yawe bazatuma nkwibagirwa kunyibagirwa ntukanyibagirwa u Rwanda nibura idaraho igihe kigeze gira utahubwo ngera umurego yose nibyo maze rero ngumye nshenguke rero ngenyine wowe wigaramiye ngo nigaramiye noneho uzagere gukunda indyama bigushimishije reka se nagukuye mbona nkuvugisha yibereye Kigali ahari iyo uhora utekereza bitarangira nayo ibyari byo ni kubibona kugira ngo uri ahandi sari ko umuntu uhora utekereza n'indera erega niwe nkunda gusa ibindi bibazo komeza kundi umutima ye kandi yimukana ryo waruzanye uri nkure mu gutwi nako kwimukana byavuba da ariko yimukira hano wagira ngo hari waruzi ryo nararanye urashaka se kuvuga iki urashaka kuvuga iki gusura umwana ubwiye ko mu minsi mike cyane so duturanye muri iyi nzu ishobokaye ubwo se uranshinyagurira kwibiri uragira ngo nshiture gusa ntushitura humurada tuzabana rwose urishimye abese nyine tabugisha nka mukobwa yabwiye ko agiye kurongora hatinza uretse ko nyine yabishimye nuko yari yaragumiwe nanjye n'urukundo ngufitiye kuko numva ntifuza ko babana n'undutani ngi ruhuka yewe kandi nge nuko mvuga ntutegereze n'ijambo ryanjye kuri iyo ngingo ubuse kwemere koko nyanga noneho sibyo kusetsa yamara nta wundi mwana nge nuko mvuga kandi teza amaso cyangwa urankinisha aha ngomba nabo Yalabi Mungu wangu. Nani alifanya hivi? We mtoto. We. Analia. Iko mzima tu. Kuyaweka dogo. Ya. Abakobwa bari hanze hawe. Ubu nyina arimo ararenga mu muhanda ngo ni za mademoiselle. Erega uyu we yari yagerageje. Kona atabanze kumuniga.
ariko se ubu iyo ntaza bwondi ari guhodokera aha niba ibisimba byari bimuramukije ariko mungu wanje kuki gutanga imbuto ku biti by'amahwarosi ayi wewe akana kanjye kari hehe mana y'u Rwanda se noneho ndagirane ye baba we uramenye se utansonga mana ihoraho igisimba cyakariye nta kundi ye baba we mana ihoraho mana nyagasani wambabarye udatuma niyahura rwose mana dore ko nawe ushaka kungerageza ariko ubanza ari uwagatwaye ko ndeba se n'utwenda twe ntaduhari ariko mana ko kureke nkwibarize konzi ko nta kugomeye by'umwihariko ngo wenda ni igihano uranziza iki koko data we nyagasani yantera umwaku yantera intimba katabirora arakanyagwa yamvutse ubuzima agatindi katabirora arakarora ibaye nyagasani we Mana rwose wambabariye ukanyereka akana kanjye ko ntigeze ngira igitekerezo kibi ku mutima wake ubu yagize ngo ni uwagataye oya we sinanabirota Mariya mubyeyi wowe uzi impuhwe z'ababyeyi mbabarira umpa akana kanjye koko mubyeyi rwose ndagusabye reka nceceke ndarira se nanone ngo agaruke cyangwa ngo subirane ubukobwa bwanjye njya mu bandi nta kimwaro ishyano mbega ibyago kwiyahura ntibishoborwa na bose koko naho ubundi nari ngeze igihe pe ayi mana nyagasani ariko se nyagasani wanyeretse akana kanjye koko Yego muraho muraho mwana wanje inambahoro se ngaka gatebe mwicare murakoze pari nta mahoro ariko bitari cyane bite narinje ngo mumfashe urifashisha sekondeba utari kimuga nkaba kandi mbona uragakumiye urifashisha kubuye buryo uretse cyangirira nabi gusa naho ubundi icyo mwabona cyose mwama cyakora iki cyo twakubonera ni kapenetensiya ejo ukazaza ugahazwa ntakindi rwose nabyo simbyanze yego ariko icyo nifuzaga nifashishaga ku mubiri yego kuko burya iyo nta mubiri nta na roho iyo bikiri ku ibyo ni magiriyani yego pe maze rero ni kubatindira ubwo mu ndebe ubu nasogobwe gusogobwa no kugira gute nuko nananutse cyane nkaba meze nk'amagufwa padi nagize ibyago byinshi n'agahinda gahagije bite ubu narinje nyine ngo ngire inama unamfashe uko ushobora mbwira wenda nagira icyo nakumarira kandi ntunyishishe ndi mubyeyi cyane yego padi ni mubyeyi mva nari narize amashuri 5 yisumbuye naranabonye n'impamyabumenyi nziza ariko nkaba narifuzaga gukomeza no mu mashuri makuru yego birumvikana kubw'amahirwe make yanjye rero makeya yego padi hari umuhungu nyine twuzuraga ariko mu buryo bwiza rwose nta bukubaganye numvaga nta bukubaganye nako twigeze none se kandi ahubwo twari hafi no gushyingirwa kuko bari barafashe irembo ndakumva rwose komeza nuko rero rimwe njya kumusura i Kigali aho yakoraga yagutumyeho cyangwa yego padi niwe wari wantumye ngo tutegure iby'ubukwe bwacu ngenda rwose ntacyo nikanga kuko twari tumenyeranye kandi muziho ubwitonzi ibyo ndabyumva none hanyuma bigenda bite
nageze aragumya yikoza hariya ntabura ibyo ambwira ngo yirukamo nawe kumva arashaka ko bwira ngo ndare ariko njye sinkabimenya ye hanyuma ubwo nyine bumaze guhumana araza ati dore burije cyane cyakora hariya hari umusore w'inshuti yanjye ufite imodoka none reka nyaruke mubwira ze tukunyarukane tukugeze imuhira nuko muragenda oya padi ubwo nyine yari yifitiye ibyo ashaka kugeraho ibyo ashaka kugeraho yego padi ati yaragiye amara y'amasaha n'amasaha agarutse mu gicuku kiniha ngo yamutegereje aramubura none n'indare nta kundi byagenda urarara rero yego padi ubwo rero nyine ntiriwe mvuga menshi nubwo uri padiri bwose byakurikiyeho urabyumva ceceka se wirira ceceka wirira sigaho wariyinka none ugiye kunanirwa n'umurizo humura rwose komeza nguteze amatwi wenda nagira icyo nkumarira urumva gusa hari icyo ntumva ubundi uwo musore ko yarasanzwe yitonda yaje guhinduka te kugira ngo arinde gutega iyo mitego yose utayimenya ngo abantu nuko bajyaga bamubwira ngo ni indaya ngo indaya ngo nibyo yashakaga kureba nyine ubwo urumva ko ari abashakaga kwica ubukwe bwawe kuko utatatse ngo bagutabare nasanze gutaka muri icyo gicuku ari ukwiha inkuru gusa mpitamo guhebera urwaje wemera kubana nawe rero padi nta nubwoga byari binteye ubwoba cyane kubera yuko none se ko nari uwe kandi ko bari baranasabye nyine none se komeza nakurogoye ariko ntabwo ndabyumva neza ubwo nyine uwo munsi nahise nsama uratwita yego padi ni byiza uzakomeze witonde uzakomeze witonde mbere padi kandi n'ubwa nyuma none se ubu warabyaye ubwo nyine nda imaze gukura mama yambajije ko ntwite ndamuhakanira ndiwumva uramuhakanira kuko wabeshe umubyeyi kuki nangaga kumutera agahinda padi ariko nyine nawe ntiyabyemeye kuko byagaragaraga uhitamo kumubesha rero ku bantu bazi kubira nuko nangaga kumubabaza rwose nta kindi ubwo nyine nibwo mpisemo kwigira mu ishyamba bariho mu ishyamba yego padi iyo ibikoko bikurya ibyo nashakaga ariko sinabibona ahubwo mpabonera irindi shyano ki ubwo namaze kubyara nyine nifashisha udufaranga mama yari yarampaye tw'impamba musezeye ngo ngiye gushaka ishuri cyangwa akazi mukobwa ntabwo uri umubeshi mba nkwambuye padi ntabwo mbeshya rwose unyambuye iki ntabwo mbeshya padi ntabwo mbeshya oya ni ukuri rwose ntabwo mbeshya ntabwo mbeshya padi uramenye kutinye kumbesha mukrizi yandi umusaserodoti hanze ndi umutariyani uvugisha ukuri ntabwo mbeshya rwose nyemera padi ubwo nyine namaze kubyara utwo dufaranga dushize inzara y'umubyeyi igiye kunyica nabuze n'icyo nonsa akana ndakaryamisha neza njya gushaka icyo kurya ngarutse ndakabura urakabura mama ari icyumweru cyose ntunzwe no kurira no gusenga ngo imana impa akana kanjye mpebye ndataha ubwo rero ntawamenye ko wabyaye uretse wowe mbibwiye na katabirora wari uzi ko ntwite kugeza ubu kandi nawe ntazi amakuru yanjye katabirora ni nde ni uwo musore padi ubu sabahe agataho nyine yambwiye ko tutagishingiwe kubera ko yari yabonye ishuri ubu ngubu ari mu Bubiligi ukukeka se ako kana kaba karagiye hehe ndakeka ari igisimba cyagatwaye hari amaraso wahabonye se ntayo ahubwo n'utwenda twe naratubuze noneho ni umuntu waba yaragatwaye niko mbyumva rwose icyo ari cyo cyose cyanteye intimba ntazashira birumvikana ubuzima bwawe ni sinema ibizazane nk'ibyo byatuma umuntu yiyahura kuko uretse ko byaba ari icyaha tugomba kwihanganira ibyo byose imana itwoherereje tukayizera cyakora kandi gira imbabazi kuko nubwo utabonye ibisimba ngo bikurye wari warangije gucumura mu bitekerezo urumva bicuze rero wiyemeze no kutazabisubira hanyuma uwo muhungu amaze kugenda ndakukwandikira ntakindi reka da cyakora yanyandikiye rimwe gusa amaze y'ukwezi nanjye ndamusubiza duheruke ibyo
ibyo byonyine uretse ko nakomeje kujya mwandikira ntansubize ngeze aho nanjye ndarekera. wagize ibyago none se mukobwa ukabwira ngo ngukorera iki cyagufasha mumfashije kubona akazi mwaba mukoze padi. akazi Yego padi mwaba mungiriye neza rwose. ndumva nta mukozi dukeneye mungeragereze mubyeyi. cyakora umuntu yahumiriza akareba aho waba uhagaze Yego mubyeyi. kuko numva uri mukaga. Yego padi. uzapfe kuza ubukorana na muhoza ariya muri ekonoma ndamubwira azakwereke icyo uzakora ariko nawe uzerekana ugitonzi nduza nteze urubwa mu bandi. Oya ntibyo si ibyo ntozwa padi rwose mubyeyi murakoze cyane muzabyibonera namwe rwose. Nako murakoze sinabona icyo mvuga rwose. oya genda uzaze ejo. Murakoze mubyeyi. kandi wihangane. Yego padi. ndukihebe kuko imana ihari. Yego padi. ndukibagirwe no kubabarira bakugiriye nabi kuko nayo itubabarira. Yego padi. Ubu se nakatabirora nkamubabarira. dore niwe ugomba ahubwo guheraho. niwe ugomba guheraho. Padi kuri we ndumva ari ukugeragezwa. oya ndasaba ahubwo n'abandi bagufasha amasengesho n'abagenzi banjye bose tugufasha amasengesho. Yego padi. murakoze cyane. ubwo ngubwo uzaze ejo gutangira akazi. Yego murakoze padi. yego urugendo rwiza. Yego murakoze padi. yego injira. muraho se. muraho. Yego. niko Karamba. niba ntibeshe ndakeka witwa Cyizere. Nanjye ntabwo mwibeshye. yicarase amakuru kijyawe se ariko. Ntabwo singiye kubeshya. komera ubwo wenda biraza guhinduka. Buryo umuntu ahangayikiye akazi niko bimera. yumvise yamushiriyeho rwose. maze rero padiri yambwiye ko yakwemerera akazi kuko yabonye witonda. abandi bajaga bakamusaba agahitamo kwikorera akanga rwose. kuko burya ibintu by'amafaranga iteka biragora. Ibyo byo. usite ku murimo wawe rero twaye kwishishana. Yewe keretse rwose hajemo urushorera naho ubundi nyizera rwose. rwose ndakwizeye. dore rero akazi uzaje ukora. Yego. ubundi jewe ndi kubona haburi hano muri iki kigo. uzaje ubika amafaranga acuruzwa ibintu byose bya hano bazaje baguha. ukabikorera fagitire. urumva? Yego. dore agatabo kashira ukanyaka kandi. hanyuma kandi ugomba guhora witeguye ko nzaje ngukontorora kenshi kandi ngutunguye. urabyumva? Rwose ndumva. ngwino nje kukwereka rero ibikoresho naho uzaje ukorera. dore umwanya wawe. Yego. dore umwanya wawe nguyu. dore n'ububiko. urumva? ukitonda. Yego. murakoze ndabona rwose tuzafatanya. humura rwose ni turi kumwe. ngaho wirwe akazi keza. Yego namwe murakoze. akazi keza namwe. mbega umukobwa ni igitego mandoga data. umva ko abageni babuze da. yewe dore ni kuriya nashakaga. umukobwa ubona bwa mbere ukamwifuza ko yakubera umugore ugatangira kwibwira uko mumeze ari umugore wawe. yewe nta cyiza kiruta ibyo iyo bibaye mahire mukanarwubakana neza. umva ubwiza nihora. arizeye rwose. ikinyabupfura afite cyo ninjyana muntu. yewe uriya mwana namba munzara muhoza sinkabeho nako nzasezera kugabana nicarata. yewe we ariko yewe uretse ko mbona asa n'ufite ibibazo ariko ntacu wabona bikazamufasha. se none yaba yarabyaye ko mbona aribyo bitera abakobwa ibibazo. ntacu ariko nashaka z'ababyeyi 5 muhoza ndarongoye tu.
Ewe. Umunaniro nari mfite ni wari wo gutuma mbona aho ndyama ngo nduhuke. Yewe, ubuzima bwanjye bukwiye kuvamo igitabo gihenda pe. Ubuse ko nakerera nanyoye saa sita kanshizemo mbigizene. Ubwo ko ndarara nigaragura kuri iyi ntebe yende itandukana n'igifu kinyisya mu nda nduzi ko ari ukwisya. Ni mu gihe kandi sinakirenganya kigomba gukora umurimo wacyo. Haracyari kare kubi kandi. Saa 2 gusa. Cyore. Wone ndetse kandi Imana ihoraho. Rwangira urarangiye noneho. Ayiwe. Yetatone. Mbabarira we. Karame. Urakurya. Ntacyo. Ntabwo wataje se? We. Ntabwo wataje? Oya. Kuki? Ntabwo mfite aho ntaha. Ye? Ko bitumvikana. Niko bimeze. Bimeze bite? Bimeze nabi. None se ko nta mwene wacu ngiri no hangaha kandi nkaba nta mafaranga ngo nkodeshe nagirane. Ukaba wumva bigenze ute? Numvaga nzajya nirarira hano bwacya ngakora akazi. Noneho amafaranga muzampemba bwa mbere nkayashakisha icumbi. Use wari? Oya. Ya. Reka mfata ibintu byanjye nari nigagiriwe hano. Erega iyo ntaza kushaka uburayanuga. Nase najya kugira. Yewe ntabwo ukava tujyane. Dore wanje nahanyuma. Niko cyisutero wambwiye ingorane zawe. Nase ko tutari tuziranye. Numvaga mbikubwiye wagira ngo nasase. Yewe datawe. Dore abakobwa nico musira. Amasoni yanyu n'ubundi niyo abakurira bizazane byose. Dore nko mfite amazabiri mu rugo. Yizo gutinya ukambwira ibibazo byawe nari kugutegurira ukaba wicumitsemo. Wenda ubaza guhimba ukabona kuri waho hashye. Ubu nsigaye numva narataye umutwe ga. Oya rwose ntukebe. Oya kubaho kuri njyewe birutwa no gupfa. Umva kandi. Nuko wenda nyine ari barenge nabe naho ndi simba nkwiye no kugira icyo nshira mu kanwa. Ariko kuki wiheba bigeza aho ngaho? Kuki wiheba rwose? Ewe. Birakabije rwose. Ewe dore wanje ni hano. Yego nakaruri napfuye kugondagonda. Ariko nakanje ntacyo bitwaye da. Navuze ko ari akaruri. Nakarurira wagira ngo ntabwo uzi yabubaka neza bari. Ewe ni karibu. Mbega hano heza. Wanje nahareba. Ubu mwumva mumeze mute? Kubera iki? Byarahange nahita nsazwa n'ibyishimo. Yarabaye. Reka bakwihera ariko gusara kuko rwose ntabikwifuriza. Aha. Kususa ntacyo byaba bikumariye. Ni mwicare se. Mwicare. Yewe. Mwina hano kumeza ndawe nateguye. Umuze mwana ateguye ikira. Nukubikorera ukicuza cyatumye nzana. Yewe nijye biri bunshimisha cyane. Ya. Ariko rwose washekije. Kugeza ubu ntabwo ndabyumva. Wabona kuzageze ko. Bega ibiryo biryoshye. Abantu bategura neza gutya. Bita umuhungu uzi gutegura cyane da. Yewe, jewe wabonaga uzageze kuko rwose. Ntago nabyibazaga. Biraryoshye cyane da. Biraryoshye. Ni wari uko mfite inzara cyane. Yekubise inkoni noneho sinzi ko byageze. Yagize nguraza. Naho ubundi ntacyo nibazaga ngewe. Burya ikintu udashobora kubonera igisubizo birutwa no kutirirwa ukibazaho. Reka ibyo tubyihoreye ahubwo turyoherwe da. Murakoze cyane. Ariko iba urubanje kugira icyunywa. Hano hari amata, byeri na fanta. Uhitemo icyumba cyakuramira vuba. Ndanywa amata niba hari. Urakagira amata rwose. Uzi gushaka amata muri cyo bivuga mu Kinyarwanda. Bivuga iki? Mwakiri. Yewe, niba utabizi nzabikubwira kandi nzayabuha. Muzaba mukoze. Uvero chizere. Nta kwikandagira iwanje. Ngwishire wizane rwose. Naho awuri nako naho uzajurara.
ndumva ndizera neza ko tuzagufata neza niba ushimye ubushitsi. Akino fiti mu kabyara umuhungu yarayikekesheje. Nibyo byiza da yayihishije neza. Menye raryoshe da. Ubu numva rwose ntacyo mfite icyo kuvuga nabashimiye cyane. Nje ndakubwiye ndi humuraye. Ndari rwose. Kandi uje mbwiye icyo ufite ku mutima cyose winigure. Murakoze rwose. Ubundi rwose ndumva ameze nk'umuntu ari mu nzozi. Uzi umuntu akubwiye ariko urumva wamunganya iki koko. Ariko rero nkumenyesheje nibuta kandi ko ndi ngaragu. Mu yandi magambo no kuvuga celibateri. Ahubwo narindi bukubaza aho abandi bagiye. Reka da usugiri bwose. Ariko nakeka ko musezera bwaga arakara. Ariko uyu mwana izigeri ya bandera. Zashize. Ya njenu aragandi n'ababona nawe tangiye kuna. Uranutira abantu nzakuratira abatakuzi abakozi bakuririmba nkundira senya guhirwa kugira umutima w'urugo rwaje ubundi sinajya gutinda kukwemera bitewe n'urukundo ngufitiye rukaba runshenguye igihe kirekire mu ibanga kuko ntigeze mbikwerekana rimwe iyo ubinyereka rugikubita ubanyoheje umutwaro uremereye wanshegesha ubwonko iyo ntagira inenge mba narabigize. Nenge ki? Inenge ku mwari kabishema ku mubyeyi. Wivunika mfura ya data ibyawe mbizi byose kandi ntacyo bizahindura kuko icyo ntiyemeje ntahuze. Nakurebye indoro kureba intamuko kuganirije ngushimye babo niho umugeni wacu. Winyicisha agahinda se. Ngondera nguhoza amarira warize kera nayo kiru. Ngondera nkwibagiza ibyago wagize urengana. Tuzarwubake duhiga bazisenye kandi bamwe muri bo barazishinze ari amasugi. Iyo nza kutagira imiziro nari kugusubiza ntizinitegeka uzabaza ababyeyi. Nubundi bimbwire ntawe mwaye. Nta miziro ufite uri umugore nk'abandi. Ndatinya ko ejo wavaho wicuza icyo wakoze bitagifite igaruriro. Oya humura. Nakugira inama yo kunyihorera nimba umuntu nzagushimira ibyo wankoreye birahagije. Uko ntari mutanyurwa ariko ibyo byose kuko ubyibaza kandi naragutanze kera kubimenya ngondera ahubwo nkwitumire ku babyeyi maze ugende ubambwirire ko mafitiye ijambo uti ngo mumushakire umunsi vuba aha azaza ari babwire ubundi ntabwo nigeze nshira isoni nzagutumikira gusa ariko iki ndagusabye ngo nture umutwaro mparanye iminsi ndarembye rwose ngwino uwo nkunda amahoro yanje niwo mara gahinda urukundo nyago ntirukuka ndagushimye nzagushimisha nzakubera uko ubishaka ndaje umpoze wo kampoza baba bameze nkawe baraguma nzagusasira ngo usegure neza maze dususuruke ahubwo nibyo nturora nzaguterekera rwose nzaguterekera amata meza nyarindi igitotsi maze nyaguhereze n'amaboko yombi ngusekera maze akanyuzuye umutima nkagusesekarize ku munwa nzayakirana ubwuzu nkureba mu maso namwenyuye nyanywana umunezero numva ndyoheye cyane tereka n'ubundi agira gitirika nzayagotomera maze ningeze hagati nguhereze ntakira buteretse ntuhuke maze wigire hino mpanabura igisomero nzaza nishimye ngusekera nkwicare ku bibero ngusokoza ubwanwa nkuririmbira n'uduhozo ngusomesha ku nzoga nziza nzaba naguteguriye mu gacuma keza k'umukuzo kayagirana kubera isuku nyinshi maze tumeneho abiri cyuri impundu muhora keye
se ninde ni umugenzi ufunguza sunika ntihakinze reka datamba natinyo ngo zabagaze barazikinze nawe upfa kuzisukira cyane cyane uje burindi yewe uretse ko tutari no muri abo uvuga twe ntawe duheza rwose muraho se musaza murahonya kugira abana yego yo uko ufite umwana mwiza se mubyeyi mama shenge ngwino mama n'uwawe ni uwanjye ariko inzara igiye kumunyicana nicyo gituma navugaga ko nshaka ifunguro ubu niwe wangoye rose yo mbega umwana mwiza nyagasani we shyika hariya se ati n'uwawe nuko murakoze ni uwanjye n'uwawe hatese ni umwuzukuru wawe oya ni uwanjye yewe wamunyihereye nkamukorera ko mva mushonje muzehe ntabwo bishoboka nzamurerana n'abandi ujya uza kumusura kuki numva nkunze uyu mwana ra anywa amata sogoko oshu ngo we yatererezwe buretse njye kumuzanira muzanire asomeho inzara yari igiye kumunyicana kabisa akira mwana wanjye ungana shema wanjye erega natwawe muzerega natwawe n'ubwuzu bw'umwana ndakwibagirwa muzimanira iki wowe niba ufite kacayi ndanezererwa rose cyangwa se ka fanta blanche oranje henga njye kukurebera nuko ndukanyagwe naho nari amabuye mwana wanjye soko kera twinyweraga amata n'ikigage ndetse n'akagwa ntari inzira y'idini ariko yakira nuko urakoze watarinjira idini nibwo wankaga ku kagage ni byiza ubu singikoza ikitwa inzoga mu kanwa kanze mba nkwambuye inzoga oya ye ni byiza rwose maze ureke nze ndebera umwana twenda ndaje yego wampaye inka ihorere ngurinde izuba ihi nawe uzandinde irungu ihorere igiti kita kwica ihi kagitima ngagicana ihorere ikararita kwica ihi ngarusikira amazi ihorere mwana wanjye uzi no kubyinira umwana wawe ndabizi buhoro buhoro yakira umwambika shenge yego shenge maze ntugatuma asonza ujye umunzanira ni byiza mubyeyi urakagira abana urakagira ngo ubwo yabwinga yewe wa mukobwa we ibyo ufite arahi azabikube 100 maze wunguke imbande zose wa mubyeyi we ye urakoze nawe gushima ariko haryo tuno uyu mwana no wawe musa maze wa mubyeyi we gonda we uhisha uwahishaho ndaco nguhishira kandi ezo nzagaruka uyo mwana no wanze na arahi urareba uko ngana uko singibyara sinzi uko ngize ndya rero nigira mwishamba kwishakira imiti obaye ikisi dore ko nisanganirwa ubuvuze bwa gihanga ngeze mwishamba humura wa mubyeyi we niki komeza ntacyo nuko mbona akana inzoka ikizingiye iruhande nuko rero twebwe twigendanira imiti yacu nyine ndaco yasoboraga kundwara ngitera idawa yanze iragenda negera akana nzangani kazima numva imboho zivanze nubwo bazirantashe ndagaterura no mu rugo ngoba umugore wanjye nawe nubwo ari umukecuru bwose aratsakanyakanya kandi nawe akunda abana kubi ndabimutekerereza ati byihorere naje mu bandi ubwo aba atangiye ibyo yari yaribagiwe urumva ukuntu nabonye umwana nabyumvise ubwo se waketse ko ari akandi dorere hari ugushidikanya kundi se nizangirwa abakobwa niba ntambuwe bogahwera musaza we ndakumva mubyeyi imana izaguhembe rwose urakoze nawe izaguhembe kugeza ubuse ntawigeze kubaza iby'uwo mwana reka da bazi ko ari umwuzukuru wanje ko ndeba kameze neza sawa gahaye iki nagiye ngajana ku bigo nderabuzima bakamfasha maze abagufashije bose uzabashimire sibyo umbwiriza rose nawe ndiwikuremo ga
urakagwira uragatunga nako ndeka yewe reka nyaruki hakiri kare nejo ni umunsi nejo bundi yego ngaho uramuke uramuke shenge wamwise ndetse ko nari nibagiwe kukubaza yitwa Jamo Bandi niyo igena koko Juma mama ngaho uramuke ngaho urabeho wa mubyeyi urakoze cyane urakoze ejo nzagaruka ejo uzamungarurire rwose uzabukoze uramuke ye Nyagasani Imana ihoraho usingizwe we uriya n'umwana wanjye ntashite n'umwana wanjye we aracyari usingizwe Mana niko uyu musaza aragenzwe yamayinga niko bigenze bite sinakubwiye ko nifuza ikintu cyakubaza rwose icicikire rwose ntukababare nkiriho mbwira rwose bihogo nakunze mbwira utarahogo mbwira rwose mbwira ikikubabaje rwose ubundi ntacyo nguhisha kandi nta n'icyo nzaguhisha ubundi nagomba kumpisha rwose ntabwo cyambabaje uyu munsi cyo nibanga ndumva ntashobora kukikubwira iryo banga se nginga yego umuntu wese agira ibanga rye ariko se kuri gushavuza umutima akaba ibyo nanga rwose ubwo ndabimenya gute ngo ngufashe utarimbiye rimbitse humura sinzakuvamo ninde mwanzi w'amahoro guhungabanyije ngo mwiture umujinya mbwira rwose mbwira ni wa mwana wese yagize ati nubasize urwaye oya ese ubundi ari baramuhetse arasinziriye ahubwo ni wa wundi wowe wa wundi nakubwiraga wowe wa wundi wanjye ari yabaye iki nure buriya musaza uvuye hano buriya niwe yaranakana yari afite ngo agasabira utwenda ariko nsanze arakanjye nsanze ari kagandi kanjye niko dawe nkumva kugakunda se nibyo byakwemeje ko ari akawe oya soko ni byagenze bite burya Amaraso ni igitangaza koko nagahaye utwenda ariko ngumya kumva ngakunze nyine ngaha n'amata hanyuma nshobora uriya musaza ambwira ko arako yatoraguye mwishya ariko warikeho kurira rwose mbwira rwose oya yambwiye umunsi numva arakandi kanjye nyine nta gushidikanya nakanjye we nawe utakwishimiye kubonye umwana wawe urarira hanyuma se mwavuganye n'iki n'uwo musaza ntacyo namubwiye nta kintu namubwiye uretse yuko namubwiye ngo azamungarurire yewe ahubwo noneho nukuririmba rero iki niko yituseka ahubwo kuko nta kari gahinda usigaranye hasigaye no kumuzana akazana asanga undi mwana sabacuse sinari narakubwiye ko ugomba kuba ari umuntu wamutwaye niwe koko wari n'umuntu wari wamutwaye ndatsinzerera ahubwo uransengerera ariko wasengera wagira ahubwo no gushakira uwo musaza ikintu gikomeye tukamuhemba ariko se nkuriya umuntu yamwitura iki koko ntacyo umuntu yabona kimukwiriye ewe no kugerageza umuntu ukoze biriya rwose no kugerageza hanyuma tukazana uwo mwana amaze ibyishimo bikabya byinshi iwacu ariko no kubanza kubyiga neza ntabwo ububuka ndacyatinya ariko ko byagutera akantu njyewe se kandi ikindi kandi umunsi se yaje akamumbaza wenda agashaka no kumutwara sinumva uko uzabyakira ariko kize karame imyaka ingahe tumaranye kuko ubu nturamenye yewe nzabyakira uko bigomba ahubwo naza kibuka umwana we asaba ari umugabo apfa kutazamufata nabi gusa hasigaye agahinda gake nka wa mwana upfushije umugabo nyine si icyo ngicyo bivuge ariko uwo mugabo urasanzwe da yewe ngwino twitemberere gato dore wari umaze no kunanirwa ukunde wongera usekere uko bisanzwe maze ntuzahindukiye dore kuko ntawizera umugore humura rwose sinjye wakuvutse icyo ukunda ntibikabe rwose erega n'ubundi cyanteye iyo ngingimira nuko numvise ngo ntawizera umugabo ngo aguhinduka nk'umubiri wahindutse nyiraho nanjye sinabikora ariko wowe nakureba nkabona rwose utabigira kuko mbona utameze nk'abandi none kandi nawe uti ntawizera umugore ubwo se yewe abantu niko kize karame kuko nawe wumva hari aho nkukinze reka se wowe mbivugiraho ahubwo ariko ubundi nkurikije ibyo nsigaye mbona kuri ubu ngubu nyine umugore wese nubwo warateguye ivarisi ye ngo bigende bite
ko mbona se nabujukuruje basigaye batandukana ugasanga baratanga rwantorero mu Rwambere rw'iremezo bavugana kari imurori Yumva kandi uragira ngo ngire neza uzaragira ngo abe ngiye wicara nzi ko nashyikiriye wowe bati nkone kubise muke wirenza urugo ubu rwose uratekereza ugasanga dushobora gutandukana kize shuhu yewe byaburiraga n'amahembe nkanswe nkungu nga nze ndeba umwana ndaje ewe aracakora rwose unyitembereze yewe n'agacupa ariko harya uwangize igicumbi cy'urugo pe ngo nzajya mva hanga rugo njye ku kazi gusa naho ubundi mbenye n'abana ndakwiyame ariko ubwo wagiye unyuza mukansohokana reka abonye mwihoreye ugira ngo ndabyemeye kugira ngo urabyemeye wenda ubyemere cyangwa ururire si ushaka kujya hehe twabura se tujyanaye ukajya kubinyereka hose numva bavuga tukajya nko kuri cafe de l'aéroport cyangwa muri meri igihe umubano hano mbese cyangwa rimwe na rimwe tukajya kureba sinema nk'abandi bose aho kujya mu firanga nk'aho ndi ikimuga hose si ku muhanda ntuhora wahita wazagiyeyo reka kuhahita no kuhinjira ntaho bihuriye uretse wese ushaka kwigira kataraboneka abandi bagura babonye bararababungira amahoteli n'ibandi yaba ariko ntare kizongereza nyine naho ubundi ubwo se abo ngabo munaramubungira na se abagore cyakora nkubwiye ko ngiye maze no kubirambirwa ndashaka yego cyangwa oya mu mibanire yacu iyi muhena mwime nayihaze rwose ko mpeza mu kirega ati nabiharurutswe ko ntihasohokana ngo dusangire izo byere cyangwa izo nkoko na za brochette uzasinde ryari hamwe mwenyine gusa uzasinde ryari rero ereka kunywa bye no kwisina ntaho bihuriye ujye umenya kandi ko hagati y'ifura n'ibitsimba nyahabwa abantu di ariko uri muzima ni muzima nyine bavuze ko umugore umaze kurengwa ngo atabura gushakira ibibazo aho bitari nibyo koko bamaze kurengwa utarengwa se ari wariye se ari n'uwabwira ubyina umwijito ninde hajya ngo nta mugore ugomba kwinjira aho muri nkoko na za brochette se n'icyubahiro mu baha cyangwa no gutinya ko babacura ariko ndi wakubujije kujyayo erega ugasanga biteretse amacupa impande zose n'amasiniya yuzuye inyama n'amafiriti cyangwa ibitoki amabondo aturitse ibifungo kuri kumwe n'umugore ugaheba mbese harya we ntagira inyota cyangwa ngo asonze nk'umugabo yewe ahubwo uza gusara ese iryo kururana uvuga ko ari iry'abazungu wabayeho kinyarwanda kazira igitangaza uzabaza umukecuru niba yarigeze ajya kurwana inkoko na so mu kabari maze nanga ko mucurika ibintu mama yabayeho mu gihe cyabo ibyo byari bitaragera ino kandi niba ari n'umuco ushaka kuvuga rero ndakeka ko niba atari ukwijijisha waba warabifashe nabi abakuru bacu buri gihe bavuga ko ibyiza by'ahandi tutabura kubyigana ngo mujye mu kabari muri za brochette sinakubwira mumeneshe babarira se none se ubu ngubu urabona ujyanye nk'umugore wawe mugafata ikirahure ahantu hiyubashye hari aho byaba bimwaye nuko rero ngiyo kururu n'indi uyisahane katabirora n'indi unyuze aha n'inyirarwango na katabirora arararara sari kubuni mwashatse akanyu kabari mukajya mujya kwinigura iryo vangura niryo twanze rahira ko mutamaranirayo so kogera uri mwati kare asika kandi umugabo wanje yigeze gusohoza undi ati yashana ariko risa n'inyama y'inyoni rirandeba iki undi nakabara tangiye ati dorere bakarya mugenzi w'icyara ati dore ukuntu yadodesheje nibuno byara ubwo intambara ikabira rose gabibaruba abana bibonye ni mu gihe abajandano babakiraniraho ntibabare ntarumikwa muzagende nakubwira icyo ariko sari kugituma mwaho gusohokana n'abagore banyu mugasohokana n'amahawara yanyu n'ukubera iki hajya ngo nuko bazi kumira neza kurusha abandi rero ndasara ngo babazi no kurerembera amaso basizeho amakara mwari mukarushaho kuryoherwa ni amakara wabuze se imifuka iri hagenda ufata amakara hari dore amakara imifuka iruzuye ntukande tuhaye amashyano yewe nari ntibagira ngo nuko banywa za divayi za menshi dawe zituma murigarura mupiganishwa amanota aho si ibyo bibajyana ubundi ibyo bimenye ute kuba utagiyeyo hariyo yayo mwibamo nk'inopfu cyangwa nawe ujyayo mu rwego hose kandi ariko ndanakwiyamye ariko nanjye ndasara se nk'abo bakecuru ubundi banywa bya byeri bituma batumba ibida yewe muhama wajyanayo uretse ko twamaze kumenya ko nawe muroha mwo za divayi ngo ntibanywa za byeri bazinywa bihishe cyangwa bazifuza akazi erega uzaho akazi ko kubakontorora habe nigendere nkubise ngiye gukora ku mahoro yanjye nigendere akagira ngo ni amadago siho ugiye si ubundi ko nakubwiye kuri iriya mwana uhoranga uzamucanga ukicicikira amaherezo ni ayahe ariko inkeke mpuzaho y'umwana uwo mwana agenda atenguma amahoro nakubwiye ko ngo ari inshuti ya rukundo wacu ariko simushaka hano rwose uramwangiye iki ariko niba yuzura n'undi mwana bigana bigutwaye iki ubwo se yabuze undi bakuzura urukundo rwanjye niyo kamara se ariko nyirarwa ugiye kunanira koko ugiye kunanira rwose umva ko abagabo bo ari twebwe tumeze nabi da
umugore wanga umwana koko ntacyo amutwaye nako simbizi kandi mu gihe sinigeze ndakanako wisamye wasandaye wabibaza ukarangiza ibyo uvuga wagize ngo ndabiwe kutankunda simbi yawe icyo uzashaka uzagikore uwo ntazi senze nyina rwose erega icyo washaka n'ubundi ndakizi imitwe yawe nayibonye kare ngo ubwenge bwo mwibarayobera ariko cyakora nongeye kukubwira ko uriya mwana ntamushaka hano ariko uzamwirukana wowe ufite inyungu umva umwana wivugiye ko ari inshuti ya rukundo kandi bariganura bizi kugeza ubu rero simbona ikintu mubora mbabarira dore ko byose wese abandi birwa biyereka ahangaha sinumva ngo n'amacuti yabo undi se kuki atagira umwe cyangwa benshi mu rungano rwe ngo buzure si ubundi niwo kwande simbize ndumva ngo yitwa niyigena nyine wakabimenyese none rero ngo nimfata impiri nirukana umwana ngo ntazangarukire mu rugo ibyo ntabyo ubonye nushaka wiyahuye nushaka yaho rwose narinda nta nicyo muziza mbisara nigende ndebe ko nabampumetse ubwo ntacyo nongeraho nzabyikorera ariko uriya muhanya w'umwana rwose namwanze nkimubona nubwo ntazi icyo mwangira bwose ariko nyine ndamwanga n'Imana ibimenye rukundo kandi amukunda kubi wagira ngo nuwamubaburiyeho yokanyagwa ibyo byose bigomba kurangira ariko ntakangishe ngo nuko mvuga nta ntege na rimwe nagenda Datamika niko nyarwa ngo ninde amene ikiro cy'imodoka bakona sase wa muhungu umuhungu nde umva sari umwana mwiza ngwiki nanjye munyange sombida nugitanga ibihumbi niho wumva ngwiki yakimenye uhari ureba ndamuragira se yakimenye ate kubiza umupira arangije hitabura nta namenye nahaciye ureba uraceceka sugumaze iki muri urugo nanze kugukangura ngo tanyitokira dawe rega nisarigomaga kuko nyine mbikubwira ukagira ngo ndamwanza aho rero isagomba kukiguri akigure byanze bikunze cyangwa ufunge nako ndagiye ese ubundi nguryo cyane urabona ngo mbwira nyica program se kavuye haryari nta n'igice kisaha kirashira nabonye atoro masinzi yangariye hiryo ndareba naye nyine ku kizuru ntayire uziko nako yagatwaye agomba kuba nawe wayitwaye nta wundi urabona ariko ngende rwose koko kandi bende afite kera kantu nyine biritaye rwose ntavuga uza amafaranga agura ariko ni cyane rwose ngo wicana nimbika gusiga imbaraga sa koko mbese rukundo wari hiye nabonye amwirukanye masinzi baho hanye gene mushake vuba je kukwereka ahubwo buzire bwagiye umunsi agite kuri parike je namanya afite ndarabwo ngabara hepfo bwira gira vuba rwose nazemo ubwo neje ku cyumweru yenda kazirirwa maze waba bazaze kukagombora bayazanye ni nkaka kanya rwose ibihumbi 50 cash yabura nkayivana mu mutungo we ku ngufu ni cyane rwose ubwo ndajyana none hirya yawe urumva yegera mbese ndajyanira yawe ntabwo nabona nshana benzi imeze kuri yifite ntabikubwira ubundi inganze ngo ndebere ndufungura ubu nisubwe ntabwo wiri wahanga barinda bangiza ibintu ari hanga yashaka iki kugenda kubwira kwiyama ngo muvandira muvana ngo reka data ngo neza amacuti z'abahungu ba ngaho wari wabimenye se mbere ko washyikira ko ntaje maze mpereza ariko rero nigitangaza ariko umurinya afite wonyine gusa wanyereka inyana imbwa ngo nise maze ngo tubonana sinabivuze kuva kera tangaza akana gasuzuguro ko neza n'umwana bico bibiryo cyane ngaho uretse ibitondo mugesa aho wande karekera nawe urekera reka ngenda kererwa kasagisha kuri pariki kandi none hanga abamukira baramuzana yego bakabagura tutazi ubwenge ni mapi yewe ndarikoze bashashaka birebere gusa ndarikoze ye pe uretse ko ndebye nabi bishobora kungaruka ariko kuba namena ikirahure cy'imodoka y'abandi ngo nkunde mamyurira mwana icyaha so ndirangiye turangwa ni rukundo ntizamvamo nayo ntabikora ndeba ariko nari namwihanangirije nuko nyine atarazi intego yanjye ngibi mvuga ariko ntibinyoroheye katabirura nawe menya ndamukizwa n'iki kwa mpamba riva
arankuraho nta kindi sibone nabikoreraga iki rwose nayenza guhemba ikindi kitareba imodoka y'abandi iriya irankoraho nta shiti wama nkagira irya none injira mwaramutse bwana procureur. Waramutse ushobora kwicara. Murakoze. Ntabwo ariko mwamfungiye umwana kandi arengana rwose. Yafunzwe nande? Namubwiba nikise bwana procureur ko yafunzwe kwa gatandatu kugeza ubu. Yitwa nde? Yitwa Nigena Jamubandi. Wafungiwe iki? Reka rwose baramuhohoteye. Hari umwana bigana mu ishuri w'inshuti ye aza kujiwabo kumusura. Nyuma numva abantu myongo umwana yarafunzwe. Nabaje umwana ambwira rwose ko atigeze amena ikirahuri cy'iyo modokari. Ahubwo arambwira ngo ngo n'umugore ngo ni madamu wawe wabora kimwe. Madamu wande? Ngo ni madamu wawe. Madamu wanje? Rwose niko uzi kusuzugura kandi nagufunga. Ariko nkaba ndengana. Cyace karekira ngo. Nkaba ndengana rwose. Madamu wanje. Se witwa nde ukora iki? Nitwa Muhoza. Nkaba nkora muri economy. Ufite amafaranga yo kuriha ibyo uwo mwana wawe yangije? Ereka kugeza ubu sindamenya rwose n'ibyangije byari byo. Yamenye ikirahuri cy'imodoka Benz. Urumva? Benz. Cya kindi cy'imbere. Atwara na kakano karanga Benz kameze nk'inyeri. Sinzi niba uzagaciro kako. Nigena. Cyakora cyo niba utabizi ndakumenyesha ugahenda. Byose hamwe birakabaka mu mafaranga 50. Utibajye n'indishyi zakababaro kubera igihombo byateye nyirayo kwimaza iminsi ihagaze. Bwana procureur ariko sinzi niba mwarakoze ankete hagije. None uje kutugisha akazi. Byonyine ngo ni umwana yakubiswe mumwemeza ko ari wabimenye icyo kirahuri zirababaje. Sinzi niba batazisabira indishyi zakababaro. Niba sara umunya kimena urumva atagomba gukubitwa. Kandi rwose yarandayije ukuri ko atigeze amenye ibyo modokari. Ngo yagiye kubona abona baramusumye batangira gukumudiha ngo nabari modokari. Nanu ni intere rwose. Vambeza atangiye gushoza iby'urubanza. Mujye muno gukorera abana banyu neza maze musange murojangwa gusa. Rwose nshaka kuragira ko umwana arengana rwose. Dore dosiye ngiye. Dore. Urumva? Ibyangijwe nabikubwiye. Ugomba kubiriha nta kindi. Ubwo uzahitamo umwana cyangwa amafaranga. Uretse ko ntanze umwana wanje cyakora nta bihumbi bingana bityo rwose mfite. Ni ibihumbi 50. 50. Utayabona akavanwa mu byo utunze ku ngufu. Ariko siko umwana arengana. Rwose ko arengana. Mwabaye mumufunguye rwose mukitonda mugakomeza mugakoresha nkete. Yazatsindwa nkabona kubiri. Niko. Rwose bwana procureur mwakoza nkete rwose. Ariko mutantangishije amafaranga ngana gutyo. Azirwe yagahere. Nta yandi magambo yawe nshaka. Sohoka ahubwo n'abandi barantegereje. Ubu siko ko arongera ari mu bwose bwana procureur. Mwamba bari rwose agata. Yishyura. Yewe ncoko none muri mu mpigi. Mu gihe cyo kuyashaka. Ariko umwana ataye. Jya gushaka amafaranga yewe ntesha igihe. Jya gushaka amafaranga. Rwose ni mu mpigi cyangwa se abarinje mufunga. Uradindiza akazi sohoka. Ariko jya gushaka amafaranga. Ariko umuntu azarengana pe. None iyo modoka yamenetse urumva nyina atarengana? Abyihorere se. Bwana procureur rwose nkubwije ukuri ko nibyo ihute yewe uhita ukinga n'urugi kandi ngaho ugira vuba. Yewe ndagiye ariko bwana procureur umenye rwose ko umwana arengana. Injira. Murahose. Rona madam. Yego. Niko. Kumbana masataraye. Nanye ndabona ntaza aho nakubonye da. Niko se kize. Ndabishyaze siwe. Ubanza. Ufite ibibazo se nawe hano? Gikomeye ahubwo. Gikomeye gite? Hari umugabo bafungiye umwana akaba rero yari yatangiye kubyirukaho. None malaria yamukubise hasi rwose. Nako sinzi ko aramuka. Niko kunyohereza rero ngo nzana amafaranga mwari mwamuciye kugira ngo umwana wafungurwe. No witwa ndese? Niyo ijyana ajya mu bandi. Upfa n'iki se n'uwo mugabo cyangwa n'uwo mwana?
bombi ntawe tudafite icyo dupfana. ariko se kize Karame. ubundi uretse ibyo amakuru yawe ayo wansiganye sura yabiwe. nyamara wambwira dani kera Mwana wanjye uramuboreza muri kasho. umwana wawe Nanya ngo ndavuga amakuru. eh Nta makuru ntayo. dorere Cyakora yawe yo ndabona ari meza da. Na cya gihango ntacyo cyagutwaye. oya Ndabona mbwira nagitatira buri munsi. niko umwana se ufunze n'uwawe Imbazo busa. yego nagize impamvu nyinshi zatumye mpindukanica imigambi ndetse sinatinze kubona ko nibeshye Nta kazi kawe. ariko se wa mwana wacu Ngo wa mwana wacu i wawe nanjye. Amakuru yo ni wowe yasura yandusha. Kuko ari wowe wamufunze ukaba uyakurikirana buri munsi. Utanga n'amabwiriza yo kumukubita buri saha ahubwo. uwo mwana ayiwe ntibishoboka se burya n'amaraso yanjye yo rega ngo ndikora mu nda kuki wamumukira rwose kuko bigeze aho ngaho ntumbwire mbere y'igihe izi so niko nzazikizwa n'iki imbere y'umwana wanjye koko kizere guru ntabwo wamukiye koko Ahubwo muhata inkoni nyinshi biryo bike. Ese se ryo posho wamuboneye. Ikinamico.